Wedrago yaragiye guhaka bisu Vestina. Vestina itagira gutyo ngo arabyanga kubera ikirere. Si ibintu. Vestina aratwite yaranabisobanuye kwa Irene. Nta kiza nk'ubukwe buranezeza cyane nawe Vestina ubukwe ni bwiza nawe Wedrago ubukwe ni bwiza. Murinde habi Irene yagiriye amashyari social media ya YouTube. Murinde habi Irene yego ibyo adafitemo inyungu Murinde habi ibyo ntabwo abijyamo. Urabyibuka neza intambara yahabaye hagati ya Murinde habi Irene na mama wa Vestina na Dorcas. Hari ijambo rivuga ngo ndashaka cano y'abana banjye, ndashaka cano. Murinde habi yego hari umugabane afata uhagije kuri bariya bana wa Kashi. Si imbabazi yabagiriye, si umuntu yabagiriye kurusha abandi, si icyubahiro yabahaye kurusha abandi, ahubwo ni amafaranga yabakuyemo cyangwa bakuramo. Rero Murinde habi kuba yariswe ngo ni umusaza yarangiza akajya haguruka nkaho yari yabuze ibyicaro. Views nizo zatumye atakaza agaciro mu bamurebaga. Rero ubukwe bwa Idrissa na Vestina bwabaye business. Cyangwa Imana izabakomeze ibarinde ibageze kure kucyo bifuza kugeraho. Ariko bwarimo business nyinshi kuruta icyubahiro cy'ubukwe bwa kinyarwanda. Ubukwe bwa Vestina na Idrissa business ya hatari. Buriya bukwe bwari business ya danje yari yuzuyemo hariya. Pastor wasezeranyije buriya bukwe uza amafaranga yahawe dusaba RGB kwibuza abantu gusezeranyiriza mu bustani ikabuza abantu gusezeranyiriza mu masare kubera iki yemeye ko buriya bukwe bwa Vestina na Idrissa Wedrago busezeranyirizwa mu bustani bwa hariya ku Ntare Arena. Bagombaga gutira urusengero rukinguye. Ariko kubera iki? Kubera business ya Murinde habi Irene byose byabereye hariya, kuko Murinde habi Irene byose ni wabyirukansemo. Buriya bukwe bwuriya mwana w'umukobwa kuba yarasezeraniye mu bustani iyo ni inenge ya mbere. Wabyumvise neza? Kuba pastor wamusezeranyije atagira urusengero iyo ni inenge ya kabiri. Ushobora no gusanga na certificate y'icyemezo cy'ubuzima gatozi bw'itorero bataragihawe. Wabyumvise neza? Kubera yuko urira make ukivuza kuri meshi. Vestina yakoreye itorero rya ADPR n'umukristo w'itoro rya ADPR. Na ADPR nayo ntabwo turi bubure kwinenga. Kuba Vestina atarakiriwe mu itoro rya ADPR ngasezeraniremo byaturutse he? Kuri Murinde habi Irene. Kubera iki se? Indirimbo zabo bwazo zabishyuriraga amashuri zikabaha icyo bashatse bidaturutse mu bushake bwa Murinde habi Irene ahubwo biturutse mu kiguzi abafrosa b'i Burundi kuri Murinde habi Irene. Ye baba we ceceka byihorera nago yasubirayo. Umva bikubwire jewe Slim Jesus. Ejo bundi ku itariki 5 z'uku kwezi aho ubwo ntibisaba ko njye gufata telefone yanjye. Nta kibazo wagenda ugafata telefone yawe tukahita ukagaruka dukora telefone kuko nifite gahunda tekinike zose. Cyangwa tuwe dusoje tukore patu ya oya twagiye banzo uje gufata telefone kugira ngo bigende neza kuri si mbwira ntacyo. Ku itariki 5 ninjiye ko habaye ubukwe bwo bita Vestina Wedrago bonaga cyitwa Vestina ntabwo cyitwa amazina ngo Vestina na Dorcas naga gihari yitwa Vestina Wedrago Vestina Wedrago yego. Habaye ubukwe bwiza cyane warabubonye? Yego ndabyumva. Yego ni ubukwe bwaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Abari bwasojwe nuko bahise baririmba, ariko nanone abantu bari kunengamo ibintu byinshi. Bikumva baranenga ibikirero nanjye hari ibyo nabonye ngiye kunenga. Ibanza umbwira ibyo ikintu cya mbere bari ibyo abantu banenga ni ibiki. Ikintu cya mbere bari kunenga biraza kumfasha nanone kunsana none gukina amajwi hano ndabona aga telefone banza kamaje kujyamo umuriro. Telefone yawe telefone yanjye yakoze cyane bakoze akazi kenshi.
kanikinire natagira ibyo ukurikirana rata. Okay, reka turebe ka Vestina Kwedrago dore ngaka sha kira ikibazo yakinira kureba ukangira aho yarangiye. oya ndaje nyagutangiriza arakugera aho ugari gutangira. Kwaje kubona mbona yakumvaga kuba yicaye mu Ngo ninde? nkabona ari kwihuta nk'abaje pe ariko shaba muduferiki ibyombo ama ekuteri ibikibona uburabukwe bwanyu koko mu by'ukuri bwabiki ku ntare haba hari nagiye ahantu hatanje uburinzi mukeneye muri izo sare zanyu muri kurinda amacupa ko manya hakameneka muri kurinda iki none Irene niwe wabyaye Vestina. To be honest, yaramufashe no gusuzuguza ababyeyi. Nyaboneka guseka n'ubushake bw'umuntu. Buriya nimba hari ibyishimo bibaho bya mbere n'ubukwe. Aguseka ni kuri kamageze. Iyo sare ngo nangahe. Ndakubwiye ngo n'ubukwe bwarimo kunoshanya. Ngo habe no kuvuga ngo hano araseka ngo reka turebe. Uyu muntu bamukiriye ikimeni frame. Tuzi neza ko umuco urakura pe kandi cyane ariko mureke mbereke aho urashaje. Birakarimbo mbaza ndirimbira karimbo Vestina na Kwedrago. Nta kiza nk'ubukwe buranezeza cyane nitegeko ry'Imana ryabayeho na mbere. ubukwe ni bwiza namwe baririmbyi, ubukwe ni bwiza nawe Vestina, ubukwe ni bwiza nawe Kwedrago, ubukwe ni bwiza. Ubukwe buranezeza, ubukwe burashimisha, ubukwe buranezeza, bunezeza n'ab'ijuru. Imana yarabutegetse. Twagiye muri ndahabi Irene yagiriye amashyari social media ya YouTube. Icyambere igihe Vestina yajyaga mu murenge na Idirisa mu murenge wa Kinyinya, hashize iminsi ngahe muri ndahabi atararekura, wabyumvise neza, amashusho atararekura amajwi n'amashusho. Yego. None watangiye kujya hasoka amafoto ukuntu utamenya ya Photoshop, ibintu nk'ibyo byose. Muri ndahabi abantu bamubaza agahakana, akarahira karengwa, akavuga ngo ubwo bukwe nta buhari, ntabwo abayeho, iryo sezerano ntiryabayeho. Yego. Wabyumvise? Nabyumvishe. Muri ndahabi Irene byarasakuje birasakuza kugeza igihe Inyarwanda ihamagariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Sharire arabyemeza, avuga yuko Idirisa Kwedrago na Vestina ko bakoreye isezerano imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Kinyinya ubifitiye ububasha. Aravuga ati ahubwo ku kimwe mutaje ko gusezerana dusezeranyiriza mu ruhame, ko atari ibanga gusezerana, ko atari ibanga, ku kimwe mutabimenye ko mutaje. Yego. Uwo ni executive w'umurenge. Yego. Uwo munsi Inyarwanda yabivuze, yahamagaye gitifu hari kumanywa mu masaha ya saa 8 saa 9 ibintu nk'ibyo. None bitangazamakuru bya YouTube bitangira gukora inkuru bishingiye ku ijwi ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya. Ku isaha ya saa 2 z'umugoroba nibwo muri ndahabi Irene yahise arekura umuzingo, yahise arekura umuzigo uhita utangira gutembera. Kiganiro kirarebwa cyane, cyaritabiriwe, kirarebwa cyo bita kurebwa. Yego. Hanyuma muri ndahabi Irene ni wa muntu wishimira kwakira abatumirwa bakamuha ibyiza, ariko akaba atakishimira ibyiza by'abandi. Kubera iki? Kubera ko nta nyungu babifitemo. Wabyumvise neza? Ibyo adafitemo inyungu
muri ndahabi ibyo ntabwo abijyamo. yego kandi buri inyungu si amafaranga gusa, nuko abantu benshi bazi ngo inyungu ni amafaranga gusa. gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. yego tabara abandi nawe bazagutabara, taha ubukwe bw'abandi nawe bazataha ubwawe cyangwa se ubw'umuryango wawe. fasha bagenzi bawe nawe uzafashwa n'abandi. Yego. ibyo byose iyo umuntu atabishoboye rero akaba munyirenda abizi gusa, akibera mu rugo rwego, akibera umuntu uri aho ngaho, ntabwo n'ibindeba ibi n'igihe ubishoboye, n'igihe ushoboye, n'igihe ushoboye, n'igihe ushoboye, ibyo akaba ari muri ushoboye gusa. ubusa muri ndahabirene namuhaye ibiganiro binganiye ni byinshi kuri The Choice na Philipita, ni byinshi cyane. ako kuri MI ntabwo uriho, kuri MI yigeze kumpamagara kera igihe sinzi igihe hari habaye trend yanjye ibintu nk'ibyo. ndamubwira ngo nsanga aho ndi muhira. ngo yango sinjya nsanga batuye. Okay, niba utabasanga mu rugo rero nanjye nta nyungu zindi mfite zo kuza aho ngaho. kuki se utasanze Irene kuko abana batumirwa ajya asanga iwabo? muzihe nyungu se? ariko se ko Irene adasanga nyine baza uve muzihe nyungu? ariko kumusanga hakorera nk'abandi. burareka nkubwira ijambo rimwe. uko byasa kose muri industry ya social media, yego hari abantu umwe babiri batatu, yego ushobora kuba nashyira ku ruhembe nkabashima. umwe babiri batatu, yenda bakaba nka bane. ubwo umwe ninde? uwa mbere ku ruhembe yitwa Yoweri, yitwa Pasi w'Impanuro TV number 1. yego na wa mbere Pasi w'iki? w'Impanuro TV. w'Impanuro TV. yego kabiri ni Yoweri Sengurebe w'iki? w'iyobokamana. yego gatatu yitwa Munyangabe Murungi Sabe wa Isimbi TV. 4 Evode Wizeyimana w'Isezerano TV. abandi bose bagiye babimperekeza muri social media, bagiye baguherekeza, bagiye baherekeza abandi. kuko urumva hari ikintu wavuga uti uyu muntu yageretse umurongo, yamaye inzira anyuramo, iyi nzira nayinyuzemo, nubwo nanyereyemo nahuriyemo n'umunyerere, ariko yari yanyoboye inzira igomba kungeza iyonjya, ariko mu nzira narahageze mpura n'iki? n'ubunyerere. ngabo abo bantu uko ari bane. yego ako na Irene mwakoranye kera. umwe muri bo ansabye serivisi sinazuyaza, nyishoboye nayikemura vuba vuba cyane, kubera yuko hari umuntu ureba ukavuga uta ariko uko biri kose uyu muntu aremewe. rero icyo nakubwira, sinshaka no gutinda muri iki kiganiro cyawe. muri ndahabirende bari abana Vestina na Dorcas, banyuze mu biganza by'uwitwa Samu Gakire. Samu Gakire yaragikorera channel yitwa Urugendo TV, iriya channel ya Kamana isigaye ifitwe na Kwizera na Nepo. Samu Gakire abana niwe Samu Gakire niwe wabashyize kuri social media. wabyumvise neza? ndabyumva neza. abashyira kuri social media, arabamenyekanisha. bamaze kumenyekana, bava mu biganza bya Samu Gakire, baragenda barerekeza niba ari kwa Nzizere Mabure na ba Mike Karanga ibintu nk'ibyo hafi aho. nyuma yaho urabyibuka neza intambara yahabaye hagati ya muri ndahabi Irene na mama wa Vestina na Dorcas. hari ijambo rivuga ngo ndashaka cano y'abana banjye, ndashaka cano. urabyuka neza? unagiye muri ntuze unagiye gushaka ndashaka cano, wahita unabigoho nushaka ukabinabishyira mu kiganiro. wabyumvise neza? icyo twavuga ni iki rero? muri ndahabi hari umugabane afata uhagije kuri bariya bana wa kashi. si imbabazi yabagiriye, si umuntu yabagiriye kurusha abandi, si icyubahiro yabahaye kurusha abandi, ahubwo ni amafaranga yabakuyemo cyangwa bakuramo byatumye ibyo byose bibaho. rero jihadi kwibaza ngo muri ndahabi ibi n'ibi yabijyagamo kubera iki? yari arimo araca amafaranga, yari arimo arashaka amafaranga. business akazi kakujyana aho gashaka, ntabwo wowe ujyaho akazi gashaka, ntabwo ari wowe ujyana akazi aho ushaka, ahubwo akazi kakujyana aho gashaka. rero muri ndahabi kuba yariswe ngo ni umusaza, yarangiza akajya ahaguruka nkaho yari yabuze ibyicaro,
kandi ari mu bantu bateguye ibyo bintu ubwabyo viyuzi nizo zatumye atakaza agaciro mu bamurebaga ibyo byose barabyitegeza urabona aragenda ahetse urabyumva neza aragenda ahetse microphone inyuma warabibonye kuruze ku inyuma ku kibuno icyombo cya microphone wabyumvise neza arafata Vestina aramuhekesha icyombo wabyumvise cya microphone wabyumvise neza umugeni nuwo kubahwa wabyumvise neza umugeni nuwo kubahwa Bibiliya ivuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito Bibiliya ikongera ikavuga ngo uburiri bw'abarongoranye bwubahwe na bose bwe kugira ikigira gute ikibwanduza rero ubukwe bwa Idirisa na Vestina bwabaye business cyangwa Imana izabakomeze ibarinde ibageze kure kucyo bifuza kugeraho ariko bwarimo business nyinshi kuruta icyubahiro cy'ubukwe bwa kinyarwanda iki karimo business buriya ubukwe bwa Vestina na Idirisa business ya hatari buriya bukwe bwari business ya danje yari yuzuyemo hariya pasiteri wasezeranyije buriya bukwe uzi amafaranga yahawe angahe byonyine ahubwo dusaba RGB kwibuza abantu gusezeranyiriza mu busitani ikabuza abantu gusezeranyiriza mu masare kubera iki yemeye ko buriya bukwe bwa Vestina na Idirisa Wederawogo busezeranyirizwa mu busitani bwa hariya ku Ntare Arena nikosa bakoze nikosa bura bakoze ngaho nihagira umupasiteri wakingiye urusengero agenda asezeranyirize mu busitani wabyumvise neza ndi kubyumva bagombaga gutira urusengero rukinguye uko Pastor Mutesi yabigenje warabibonye narabibonye none se nuko atari gusezeranyirizwa muri bwa busitani bw'ikinyahabere reception si bwiza se ntabwo byari kwanga ntihari amatente se yego arahari ariko kubera iki amabwiriza yasohotse yari iki avuga ko nta rusengero nta pasiteri n'umwe ugomba kongera gusezeranyiriza mu busitani cyangwa muri sare ahantu runaka ubukwe bugomba kubera mu rusengero ni amabwiriza yari iki afatanyije na RGB hanyuma kuki barabakoze ari amakosa nyine yakubwiye ngo business wabyumvise neza ari pasiteri wasezeranyije urusengero ntarwo agira iyo aza kuba rufite gusaba no gukwa byari kubera mu Ntare Arena bake muri bo bagahita basimba bakagaruka bakajya ku rusengero bava ku rusengero bakagaruka ku Ntare Arena ariko kubera iki kubera business ya Murinda Habirene byose byabereye hano kuko Murinda Habirene byose ni wabyirukansemo so umuceri mushaka ko mbahereza mukarya se ngiye nyebwirira ari naga ari umuceri twa turi gusobanukira nyine banza nakubwiye ngo buriya bukwe bwuriya mwana w'umukobwa ni bwari sawa bwari sawa ariko inenge zabonetsemo kuba yarasezeraniye mu busitani iyo ni inenge ya mbere wabyumvise neza kuba pasiteri wamusezeranyije atagira urusengero iyo ni inenge ya kabiri ushobora no gusanga na seritifika y'icyemezo cy'ubuzima gatozi bw'itorero bataragihawe wabyumvise neza kubera yuko urira make ukivuza kuri meshi icyo kintu nacyumvise neza urira makeya ukivuza kuri meshi resitora ziba nyinshi umuntu akarya aho ashatse ariko mu gutoranya resitora ya make bituma urya ibiryo ugasanga urwaye mibe ugiye kwivuza kuri meshi none ubwo ngubwo iyo uwo mugani ushatse kuvuga icyo ujyananye na buriya bukwe dore icyo bishatse kuvuga Vestina yakoreye itorero rya ADPR ni umukristo wo mu itorero rya ADPR na ADPR nayo ntabwo turi bubure kwinenga wabyumvise neza ADPR nayo ariko kwinenga nabwo ADPR kwinenga amahano yose n'ibibazo byose byaturutse hehe kuba Vestina atarakiriwe mu itorero rya ADPR ngasezeraniremo byaturutse hehe kuri Murinda Habi Irene kubera iki se ibiki Irene yanze ko umwana ajya muri ADPR cyangwa sezerana muri ADPR sikiriza nisikirize kwa makini Murinda Habi Irene
ari mu bantu bahuje Wedraogo na Vestina. yego ibyo nshobora kubyemera ariko simbyemera neza. Ubwo niba utabyemera hitamo kimwe uvuga ngo ndabyemeye cyangwa ndabyemeye ndabyemeye. Okay, sawa. dukomeze. Amaze guhuza Wedraogo na Vestina match yakinwe na Murindahabi. yego kandi Murindahabi ayiwe yayakuyemo. Buriya hariho nayiwe mu nkwano, buriya hari nayiwe yagiye ku ruhande. oya ibiki bamuye inkwano se niwe oya nyine baza wumve none se wambitswe ingofero yambitswe kubera iki? buriya hari inkwano aba yahawe. yewe umva ntabwo Murindahabi yakoze igitangaza ngo afashe bariya bana, ntabwo yabafashaga ku buntu. Indirimbo zabo ubwazo zabishyuriraga amashuri, zikabaha icyo bashatse, yego bidaturutse mu bushake bwa Murindahabi Rene, ahubwo biturutse mu kiguzi cy'imihogo yabo, yego n'ubwenge Imana yabahaye. yego rero ntabwo ari Murindahabi wakoze mu mufuka ngo ajye kuri konte ye ngo abahereze ngo abigishe ngo abagure ibikoresho ngo agire gute. oya ni icyokere do bagiraga gutya. mu mpano bariya abana batanze bashimiye Chrisize. Kurikirana uribuka i Burundi abarundi imivumo bavumye Murindahabi, waba ubizi? ndayizi waba uyizi igihe Murindahabi yajyaga i Bujumbura na Vestina na Dorcas? waba ubyibuka uburyo abayutuma b'Ubujumbura baraprodinze Murindahabi ngagarutse ageze i Kigali abakubita strike ku buryo bubaragira gutya ngo baramwanga cyane kuri Murindahabi. Abarundi ba YouTube yego abefrosa b'i Burundi kuri Murindahabi Rene ye baba we ceceka byihorera. uwo ntabwo yasubirayo. Indirimbo za Vestina zirumvayo. Yumva mbikubwire jewe. yego buriya ibihe biravuga kandi ibihe byavuze umuntu wese ariyoroshye. yego urabyumva neza? ndabyumva. ibihe bigira gute? biravuga kandi ibihe byavuze kandi ibihe byavuze umuntu wese ariyoroshya. Pasiteri wasezeranyije Vestina na Idirisa, yego ayiwe barabanje barayagira gutya. wabyumvise neza? amabarano gusezeranyiriza mu busitani ntabwo byemewe. ibyo wabyumvise neza? yego ejo uzashaka umupasitoro ufite urusengero, niba adafite urusengero ariko afite ubuzima gatozi, ugenda umukoresha ikiganiro umubaze ngo mbese uyu munsi gusezeranyiriza mu busitani biremewe, gusezeranyiriza mu masare biremewe? ntuzabanze kumubwira ibya Vestina, uzabanze umwihorere, azagusubiza. nzabikora. ndaza gushaka umwe mu bapasiteri bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukabona ikiganiro mubaze nimba byemewe. ayo ni amabwiriza yasohotse yatangiye kubahirizwa kuva tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu. ayo mabwiriza yatangiye kubahirizwa tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025. hanyuma buriya iyo umuntu arenza kuri aya mategeko, Pastor Mutesi yagiye gutira urusengero i Kanombe, ahantu ubona ko kujyayo byari bigoranye bitoroshye, ariko kubera yuko amabwiriza yari yarasohotse kandi kubera ko pasiteri urusengero agomba gusezeraniramo rwitwa urusengero rwa Profete Ndahimana Claude rwitwa Solo Healing rwari rufunze, niyo mpamvu habayeho gutira urusengero muri Agape Evangelical i Kanombe. kubera yuko urusengero Mutesi rwagombaga kumusezeranya rwari rufunze, biba ngombwa ko bajya gutira urundi rusengero. ntabwo byemewe rero gusezeranyiriza mu busitani, ntabwo byemewe rero gusezeranyiriza muri sare itemewe ko ari urusengero, kimwe nk'uko kongera kubatiriza abantu mu mazi atemba, muri yanze, muri za pisine z'amahoteli n'ibiki byose, ibyo byose byamaze kugira gute? byamaze kuvaho. urusengero rugomba kwibakira Yorodani yarwo. urusengero rugomba kuba rufite Yorodani yarwo. none mwibarize noneho ibyo byose rero nkubwire, wabyumvise neza? ibyo byose rero nkubwire
ntabwo byemewe. Vestine asezeraniye mu busitani, asezeranira muri jaride, wabyumvise, kubera ko yari yabuze aho yasezeranira bitewe n'uko yigumuye ku itorero ADPR, ataracyumvira amahame we na Dorcas bari batacyumvira itorero ADPR, bari barabaye ibyigenge mu itorero rya ADPR. Iyo umwana atacyumvira umubyeyi we, umubyeyi iyo umwana ageze mu kintu akenera, umubyeyi nawe aramubwira ngo cyagenera kubwiye wanga kumva. Uti Irene Murindahabi ni business aba yishakira muri bare abana b'abakobwa. Niyo mpamvu nanjye gukomoza kuri kino kibazo nshaka kukubaza ni wavuze ko mu kugira ngo bari abana baze Sam Gakire yabagize mu ruhari cyane bikomeye. Ese Sam Gakire yageze atumirwa mu bukwe? Sam Gakire twaravuganye mu kiganiro twakoze ejo bundi ku munsi w'ubukwe, atubwira yuko afite ubutumire yatumiwe na mukuru wa Vestina. Yavuze n'izina ryiwe, ariko kandi yatumiwe na mukuru wa Vestina, ntabwo yatumiwe na Vestina. Wabyumvise? Yego. Ntiyatumiwe na Vestina, ntiyatumiwe na Dorcas, nk'abantu baje mu kibuga. Yego. Bari bazanywe mu kibuga na Sam Gakire. Yego. Rero icyo navuga cyo nuko umuntu witwa Murindahabi Irene, Yego. ibyo akora byose ni business. Yego. Kuri bari abana. Yego. Ubucuruzi. Basinyanye amasezerano n'ababyeyi ba Vestina na Dorcas. Yasinyanye amasezerano na mama wa Vestina na Dorcas. Yego. Rero hari ukubera iki? Si urukundo yabagiriye. Yego. Si imbabazi simwe zindi. Yego. Yari business. Yego. Hanyuma nubwo wenda uwo Samu yatumiwe na mukuru we, ariko nabonye abantu bose bajya bafasha bano bana muri kariyeri. Ikindi na Bamporiki Edouard yari arimo ngira ngo waramubonye nawe. Yego. Nanone n'ureba abambariye Idrissa mugabo wa Vestina. Yego. Nabashatswe na Murindahabi Irene. Harimo Samu wo muri Zubi Comedy. Yego. Harimo G wahoze ari umunyamakuru kuri 3D TV kera. Yego. Uramwibuka? Nago mwibuka. Gingi. Niba ari Gingi G. Nago ni mwibuka neza. Harimo harimo abantu bageze kuri bangahe bose bambariye Wedraugo. Yego. Abo rero ntabwo bazwi na Murindahabi Irene. Nuko ngo nta muntu numwe yarazi hariya mu bamwambariye. Bamushakiye bamwambarira. Mu gihe ubundi umuntu ari we kandi afite amafaranga yiwe, afite umufungo wiwe, bwasara bufite bw'amafaranga. Ariko kubera yuko umuco ibiki byose tekinike diru zose kwaje kwa pra ni Murindahabi wazitekereza. Mpamvu rero atari umugabo wishakiye abamwambarira, yabashaka sarabazi. Urumva ibyo byose niba hari bangahe yatumije iwabo muri Burkina Faso. Ubundi bivugwa yuko byavugaga yuko ko na perezida wa Burkina Faso yagombaga gutaha ubwo bukwe. Uriya Wedraugo ni umuntu utoroshye. Ni umuntu utoroshye, ni umuntu uyobora ngo umushinga umwe mu bihugu bigeze muri 10 byo muri Afurika. Rero icyo nakubwira cyo ni kimwe gusa, Imana ishimwe yarasezeranye mu murenge wa Kinyinya, byagenze neza. Ikindi kandi ejo bundi yarasabye arakwa. Ibindi nuko, ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, amabwiriza yasohotse ya RIC, amadini n'amatorero ntabwo akemera ko abantu basezeraniriza mu busitani cyangwa se ahantu muri sare atari urusengero, ntibyemewe. Buri uriya mupasiteri yagombaga gutira urusengero rukora rwemewe, hanyuma bagasaba no guko byasoza irusororo, bagasimbira mu mamodoka bakerekeza ku rusengero ahantu ruri. Urumva? Nibwira niyo baza gutira urusengero rwa Vivante ikabuga, pasiteri wa Vivante ari kubatiza. Buriya ntashobora gufungwa kubera gukora ayo makosa. Simbizi igifungo n'ikiribo, ariko harimo n'ubundi ko inzego zamenyeshejwe za polisi
Yego. na ribu Yego. nyuma y'uko hasohotse amabwiriza y'ihuriro ry'amadini n'amatorero riki ubumwe bw'amadini n'amatorero Yego. riki basohoye itangazo rivuga ngo nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu kirazira kikaziririzwa gusezeranyiriza mu busitani muri jaride cyangwa se muri sare ahantu hatagenewe urusengero kandi ugomba kuba ari urusengero rukinguye. Rero uriya mupasitoro ntabwo ari salama, ntabwo ibintu ari bizima, ntabwo ibintu ari bizima kubera yuko urabona yego iyo ugiye kureba hari ngo ba pasiteri Masumbuko wahoze muri ADPR cyangwa se mu ADPR Yego. ariko usa n'uwaciwe cyangwa wahagaritswe muri ADPR. yego Abo ni bamwe mu batumiwe ariko batari kuhagarara ngo bafate ijambo bitewe n'uko noneho bari guhita bacibwa, barahagaritswe ariko noneho bari guhita bacibwa burundu. yego nongera nibaze aka kantu bintu abantu benshi bari kuvugaho muri social media harimo baravuga ngo uyu mugabo wa Vestina ngo ntago ngo aseka, wowe iyo urebye ubona ari ikintu abantu bakagombye kwibazaho bati ngo umugabo we nagaseka. Hari n'abavuze ngo Vestina yanze kumuha kabizu, niyo video kudaseka ngo yanze kumuha kabizu. Hari n'abo nabonye bakoze titire ngo Vestina ngo yakoze mariage atwite abantu mbese mu buryo bwe cyangwa se ubundi, ariko abantu bavuga ibyo bashatse ariko bimwe muri byo hari abavuga ibiri byo, hari n'abatekinika deal kwaje kwa pro bakavuga ibyabo bashatse, ariko jewe ibyo mvuga nibyo narebesheje amaso, nibyo nzi neza ko nta busitani bukemererwa gusezeranyirizwamo ubukwe ubwo ari bwo bwose. Zira rero niyo mpamvu nkubwira ngo ni business zakozwe. Uriya mu pastor buruza amafaranga bamuhaye, uriya bamuha amafaranga menshi kubera ikisi, kubera ko kantu gusa. Ariko Vestina Dorcas abana bo mu itoro rya ADPR yego ndakumva, iyo baza kuba barakoze ibintu bishimwa n'Uwiteka, Vestina ko yigeze Vestina n'umwana na Dorcas kwa Apotre Mignone Alice Kabera, kuki batagiye ngo Mignone abasezeranye? Mignone byari byitezwe ko abantu benshi banavuga bati Apotre Mignone ni uri busezeranye muri yabukwe, ahubwo benshi bavuga ko ari abandi bati Pastor Rutayisira Tware ni uzasezeranya muri yabukwe. Babyumvise abenshi ahubwo bavuga ko uretse ko wenda hajemo imbogamizi bumvaga ngo azasezeranywa na Julienne Kabanda, bumvaga ngo ari uzabasezeranya Pastor Julienne kubera ko cyagiye bigeze kujya gusengerayo Nyarutarama. Ibyo rero urumva Munyarwanda yaravuze ngo umuntu yizera amahirwe amaherere ari inyuma. Wabyumvise? Umuntu yizera amahirwe amaherere ari inyuma. Nibo ndashaka hano akantu nshaka kukwereka ni inyigisho z'uyu mupasiteri, reka nazo nzikumvisheho tuhite dukomeza. Niba ngari Jackson wati ibintu nk'ibyo. Dore hano uretse karongera gatangire. You may kiss your bride now. You may kiss your bride. Come on, Idris. You may amubwira ati yanze kumuha kabisa. kiss your bride now. You may kiss your bride. Come on, Idris. ariko urabona ko umukobwa agifitemo umuco nako You konyine. may kiss your bride now. You may kiss your bride. Come on, Idris. You may Nono Vestina yambaye mikoro. Yego Wabyumvise kiraguye ngo ni business. Yambaye mikoro Vestina. Umugeni yambaye mikoro. ugabanyije amajwi noneho yanuza kugira ngo bihure yagutya kugira ngo noneho nta kibazo, noneho ubu kare bisanzwe umbwire uri kubona ko umwana akiriwe umukobwa ufite umuco udapfa gusomanira mu ruhame. Barahoberanye amwimya kabisu. Yego yanze kumusoma mu yandi magambo ariko bavuga ngo yanze kumusoma. Dore we Drago yaragiye guha kabisu Vestina. Vestina itagira gutyo ngo arabyanga kubera ikirere. Si ibintu byabaye gutya. Ivara na mikoro ibintu bihura bite? Koro bihura bite? Niba atari ubucuruzi.
yari ukugira ngo se iyo mikoro yari yambaye kugira ngo bigende bite? yarayambaye nyine kugira ngo bitambuke kuwa Irene kuri Empire live. Ni ukugira ngo ibyo avuga byinjire muri kamera neza, amajwi yinjire neza cyane. Wabyumvise neza? Nari nzi ko ari indi mpamvu gadi n'abaki bose irusororo ushobora kwisatswe yego muri hariya mu bustani hariya mu Kuntare Arena ni tekinike diru za business ya Murinda Habi. Nukuvuga ngo Murinda Habi nta cyubusa, umunsi yo niho mupfiriye ubusa. Yatashye ubukwe aranacuruza, yego aracurura, yego byose yakorwa. Wabyumvise? Nabyumvise. Niko bimeze. Nagakuyemo menshi ariko nago ibintu by'ubukwe nekeza ko ndetse wenda ko tubifata mu wundi buryo, we naga ari cyo yaragambiriye pe. Yaragambiriye iki? Nyene se su ubukwe bisanzwe nkuko nawe wakora ubukwe. Ubukwe buba buri live. Akavido ariko wagakunze nawe. Urumva wagakunze pastor sinzi impamvu. Umva. Ubukwe. Yego. Ubukwe bwakabaye buri ntuze. Ago bwakagomye. Ariko reka none tuve no kuri ibyo twiyumvire inyigisho za pastor. God is talking you through his words. Gandukira umugabo wawe nkuko ubikorera Kristo. Submit to your husband as you submit to Christ. Mu yandi magambo, in other words, Idris ni ugiye kuba Kristo mbere yuko ubaha Kristo. Idris is going to be Christ before you submit to Christ. Dufite ikibazo gikomeye. We have a very big problem. Igihe kameme nababwiye ko ndi pasteri nimbivuga mwumva impamvu ndi kubivuga. I told that I'm a pastor, please listen to nabonye what abandi I bakozi say. Imana ndi abaza bari bubyumve. I also saw other men of God Dufite here. ikibazo cy'abadamu muri Kigali. We have a problem of wives in Basigaye bumvira Kigali abapasteri kuruta abagabo babo. who listen more to their pastors than their husbands. Badamu ko mutangiye kurangara mu ndebe. Please look at me, mwaje wives. mugora mu ndebe. Look at me, I'm talking to Dufite you. ikibazo. We have a problem of women. Iyo pastor aje kugusura. When the pastor come visit you, Itazifu nk'Imana yagusuye. it's as if it is God who is Ni visiting bibi you. oya ntabwo ari byiza munyumve neza. Listen to me. N'abadukurikiye online ndabizi bya social media munyumve neza ntabwo ari bibi. Even people who are following me on Ariko social media, niba listen ushobora to me. kunkorera ibintu njyewe nze kugusura utakorera umugabo wawe, something is wrong. But if you can do things to me who is visiting you and you cannot do that to your husband, something is Niyo wrong. mpamvu abagabo banyu benshi badakizwa. That's why many of your husbands are Muzi not impamvu saved. badakizwa? Do you know why they are not saved? Ni mwebwe mwakagombye kuberera imbuto. Because you are the one who are Ariko supposed to pastor bear wawe fruit. muhinduye. Mutari muri igihe murago mugikunda ukuri. I know people of nowadays, you don't like the truth. Yego nizo nyigisho za I'm your pastor pastor. wacu. The pastor wawe. He is your first pastor. Ariko niwe pastor wawe wa mbere. Niwe ugomba kumva. He is the one you have to listen first. Ongera ugarura ikintu muri societe tubona abakobwa bazi kugandukira abagabo babo. Please show the society that it is very possible Uyu to munsi submit to dufite your ikibazo husband. umugabo aravuga n'umugore nawe akavuga. Nowadays, the husband saying the wife also speak back. Ntabwo tubyanze. We are not against Ariko that. uburyo tubikorwamo. But the way it Ntabwo happens, tubikora mu buryo bwa submission, mu buryo bwo kuganduka. we don't do that in the way of submission. Tubikora mu buryo harimo pride nyinshi. Sawa byumvikanye. Inyigisho za pastor wacu urumva ko ariko ari inyigisho nzima. Pastor wacu. Ni pastor se pastor. Pastor wanyu. Rero icyo navuga nakivuze n'ubundi. Yego. Nongere nsubiremo ngo ubu bukwe Yego. bwari bwuzuyemo business nyinshi kuruta ubumuntu. Yego. Kubera iki? Kubera iki bwari ubu business yarutaga ubumuntu? None se ubugira ngo nta basaza bahari bari gukora ibyo abandi bakozemo. Barahari. MC yemusingaga mu Kinyarwanda byaba ngombwa agashyira no mu Gifaransa. Uza amafaranga baguhaye uko angana Ni menshi. ni menshi. Gufata abantu ngo ni aba bodyguard mu ahantu nko ku Ntare urabyumva neza? Ndi kubyumva cyane. Ubwabyo batesha agaciro inyubako ya FPR Rusororo. Sare ya FPR Rusororo bayitesha agaciro ubwabyo. Kuko icyambere hari security, nta hari kamera, wabyumvise? Hari security, hari kamera,
noneho harangira barangiza bagashyiraho na bodyguard ubwirinzi bw'ababodyguard barabikize. Ubukwe ni ubwera, yego, ubukwe buranezeza, ubukwe ni ikintu cyiza cyane, nta cyiza nk'ubukwe, burashimisha, buranezeza. Ariko kandi navuga ngo mu by'ukuri nsubiremo, nababwiye ngo business yabaye nyinshi muri buriya bukwe kuruta uko umunezero w'ibyishimo bya mariage byagombaga kuba byinshi. ariko basi washimishijwe no kubona bambika ingofero Irene nk'umubyeyi. Irene kwambara ingofero, Irene Murindahabi ntabwo ari papa we, si se wabo. Buruzi ko hari base wabo bashobora kuba batarambaye ingofero kandi Murindahabi akayambara. None sugira ngo iriya ngofero yambikwa umuntu wakoze igikorwa cy'urukundo, witanze, yego, wakoze ibintu bidasanzwe by'indashyikirwa, wabyumvise neza, yego, wikoze ku ikofe, yego, akikora mu mufuka we, akikora kuri konte ye, agatanga ibitekerezo bye bidafite ikiguzi icyo ari cyo cyose. Aho niho umwana avuga ati ndashimira kanaka. Ako na Irene niko byagenze, yari kokoye nta Irene si ubucuruzi arimo se. Ntabwo ari ubucuruzi, ari abana, ariko niwe wabazanye, niwe wabafashe ibintu byinshi. Banza wumve, iriya ni business kuri MI Empire. Ako ari ikintu upfa na Irene inde wowe twapfa ikisegewe ntacyo, urabyumva neza. Murindahabi bari muri business, no itari business. Kuki hatabayeho za video, abakameramani ngo bajye gukamera video ya Idrissa na Vestine, abantu bazajye bayireba bari muri salo mu buryo bwe cyangwa se ubundi. Kubera iki? Niba atari business yo kwiharira, yego, kuki atafunguye amarembo ngo itangazamakuru ryinjire rifate Vestine, rifate ubukwe bwose? Ako abantu bose bari ni umurima wa Irene, uriya ni umurima yihingiramo wiwe ku giti cye, agasaruramo, agahunika, yego, kubera ko yawuruhiye, yego, yarawuruhiye, yagiye mu ruhengeri gusinya amasezerano, yego, yabariye abana, yego, asinya uburyo azajya bishyura amashuri ku mafaranga azajya aturuka kuri cano, yego, uburyo bazajya bagabanira hagati. Ibyo byose muri Ndahabirene yarabiruhiye, Yego. yabigiriye gutya. Rero niyo mpamvu atabashaka ko hari undi muntu umusanga muri izo gahunda mu kibare kiwe. yego. Yego. Urumva ko ndaza no kwibaza ibyo uri kuvuga ndi kubyumva cyane, ariko ndaza no kwibaza no kuri ino mpamvu. Okay. Ndaza kwibaza ino mpamvu yatumye batumira abantu bose bakavuga bati abantu mwese muratumiwe, mwese mwemerewe kuza, ariko abantu benshi ni mujyeyo. Mu gihe bari batumiye bavuze ati twebwe ntabwo dushaka gukora ubukwe nk'ubwaba sitari bandi. Njya numva abandi bakora ubukwe bakavuga ngo abantu ntabwo ngaba ntabwo bemewe iki n'iki, ariko twebwe buri muntu wese ubishaka azaze mu bukwe bwacu. Babyita tekinike. Tekinike yihe? Umunyarwanda yaririmbye indirimbo aravuga ngo isuka we ni haramba isuka ntumira abakira batindi bazizana. Urabyumva neza? Ndabyumva. None se Yego. Irusororo hari security. Yego. Kuri gate. Yego, irahari komeye cyane. Nanjye ejo bundi narahagiye. Ubukwe bwa Prestige dubutaha twagaragazaga invitation. Yego. Cyangwa message wahawe n'ubifitiye ububasha gutumiwe muri ubwo bukwe. Yego. Urabyumva neza? Yego. None se nanjye ejo bundi narahagiye habaye ukagenda ngo ugiye mu bukwe bati bukwe bwande invitation iri hehe? Arandi mabwiriza yari yatanzwe kuri gate. Uwinjira yagomba kugaragaza invitation. Wabyumvise neza? Naye byo kubeshya abantu ngo batumiye abantu bose ngo byagenze gute, zira ni tekinike. Yego. Zo kwiyerurutsa no kwiyeza. Ariko jewe nakubwira ngo amakuru ufite. Yego. Nta winjiragamo adafite invitation. Ubu hari n'abateze bakurikije ijambo muri Ndahabi yavuze ngo ariko ngukaza ngo bambaye neza, wakenda gakeye neza, gasa neza, ugaragaza ko ugomba kuzagaragaza ko utashye ubukwe koko atari ibintu biraho byo wabyumvise. Yego. Biriya byari bifite icyo bivuze.
bivuze iki none se ninde muntu usobanutse mu mutwe ushobora kwifata ngo atashye ubukwe bwa Vestina mu Ntare Arena Yego. ukatsa imodoka Yego. niba uyifite ugashyiramo esanse ukagenda utaratumiwe hanyuma waragize ukavuga ngo ngiye mu bukwe ubukwe utatumiwemo bibaho se baturi ku ruhe ruhande uri ku ruhande rw'umukobwa cyangwa rw'umugabo bativu ari ahantu ari ukuntu kera umuntu ajyaga rero ibyo byose Slim Jesus numva twabireka ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe icyo nakubwiye ni icyo ngicyo ubukwe nta butaha butagezwe intorezo niko abanyarwanda bavuze uribuka ko bari baravuze ngo Vestina aratwite yaranabisobanuye kwa Irene kure mu Empire arasobanura ngo abantu baravuga ngo ndatwite ngo maze ngo twashize amezi 5 imbere ngo kugira ngo uzagene ntatwite ngo maze iyo ndatuzayirebe da urumva ko ntabwo yaratwite none so wayimuteye ninde nyine wahamya ngo yaratwite cyangwa se wamusuzumye so ndumva rero reka twisoreze dusoreza ahangaha amahoro amirwa akomeze kubana buri muntu wese yaba twite yaba datwite yego umwana ni umugisha kandi nzi neza yuko wa mugore bavugaga ngo yavuye hanze ngo aje ngo yasaniye umwana we Drago umugore abantu baramutegereje ejo bundi baramutegereje mu bukwe baravuga bati wa mugore ari hehe bavuze ko afite umwana ko yabyaye umwana muri ntuze bakaba bamuzanye wa mwana ari hehe ibyo byose rero ni amagambo y'abantu bavuga ibyo bashatse nta wabuza bavuga kuvuga ahubwo ugomba kureba ngo ese ibyo bavuga ni ukuri cyangwa se ntabwo ari ukuri bashimire mwese rero bwana Slim Jesus dushimire abadukurikiranye amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe mwese mbabwire ngo jihad ibyo yavuze 60% nibyo byari ukuri ndabashimiye urakoze cyane